nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Nitwa Prince Robert, muhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda ndi kuvuga. Yego. Niba zanabishobora bajye translatinga kugira ntacyo bitwaye rwose batranslating. Ndi kumwe na Pastor Shimimana Jean Marie Vianney. Tuje muri Gospel Talk. Yohani Maria Vianney. Yohani mutagatifu. Ubwo ngiye bahamagara Roberti. Yego. Wowe witwa nde udukurikiye? Wowe umutagatifu wawe mu mazina y'Ikinyarwanda. Ariko bazi hari ibintu njya nibaza. Ibintu by'inyigisho ngo z'icyaha cy'inkomoko. Buriya Yesu amaze gucungura abantu ku musaraba. Icyaha cy'inkomoko ni yarakirangiye. Oya, ubundi icyaha cy'inkomoko cyararangiye. Cyavuyeho zira nyigisho izo muri antikiti. Aya mazi se babatiza abantu ku gahanga n'abana bakiri impinja ngo bari kubakuraho icyo cyaha. Oya, so gutesha amaraso. Reka da. Banaguze uzibanga. Yego. Abagatulika benshi barabimenye. Benshi barabimenye. Barabavumbuye. Bagumamo ariko benshi basabye kubatizwa mu mazi menshi. Cyane nk'abajya wenda nko muri Isiraheli. Bo iyo bagezeyo ntabwo ashobora kuvata abatijwe. Yabajyana n'abapasiteri bakamubatiza. Hari n'abapadiri babatijwe. Barababeshye. Memu Nina hari ababisaba akabatizwa. Dini ni ikintu nyoma kweri cyane. Hanyuma ubwo twinjiye mu kiganiro rero kandi tukirimo dushuje inshuti zacu, mwibuke mukore subscribe kuri iyi channel zacu, mukoremo kandi ikindi komanteri witerekeho kugira ngo nawe ugende tubwira uko ubyumva. Ubu mubona nishimye. Nkaba nishimye ngakurikira nuko ni nyuma ya kamera uwabanyereka. Ndetse nagore ko kuri agiye kumva numva ngo ahamwe itegeko riba rirasohotse ita umuntu wese bazafata yatinganye igifungo pastor. Nishimye ukumva ashaka ari amasengesho ariko maze iminsi dusenga cyangwa n'ibiganiro tumaze iminsi dukora hano. Burya areka buriya abantu bazi ngo gusenga no kuvuga cyane. Yego. Gusenga. Buriya gusenga abantu bazi ngo gusenga ni ukubyina. Yego. Ni ukubira ibyunzwe. Reka da. Gusenga babyita kuramya Imana. Kuramya Imana rero. Kuramya Imana si ukubyinagura. No gusabana, kugira ubusabane n'Imana. Yego. Itegeko waribonye Roba. Nagize gucya. Muri Senegal. Senegal ije guca impaka. Roba. Senegal nyuma ya Museveni. Ariko buriya reka mubwire hari abaperezida baje guca impaka. Uribuka muri covid witwa urawa Tanzania Magufuli yagiye mu butayu arapfukama kwibuye arasenga azamura amaboko hamagara Uwiteka. Tunashaka kumenya iyi covid ni iki? Yego. Iyi covid ni bwoko ki? Ni gatiki. Iyi covid ni bwoko ki? Warasenga. Bona wamikiye yavuganye n'Imana. Ariko icyo yavuganye n'Imana yaje tanga itegeko ku baturage be. Muhinga umuceri, muhinga amapapayi, muhinga avoka, muhinga ibirayi, musarura indagara, muzikure mu kiyaga, burye muvuyarare mugabura mu soko yose, agapfukamunwa ndakanze. Buri impamvu nakubwiye ngo nishimye, natangiye kubona abitwa ba Bill Gates, umwanda bari barahishe uri kumva utangiye kujya hanze. Hari n'umuminisitiri nabonye wiyahuye. Rero iki kintu cyo muri Senegal cyane nyuma ya Museveni yaravuze ati jewe umuntu uzatingana wese muzamuzane nkwereke. Urumva hari abakomanteri ariko niba ari byo simbizi. Museveni ngo yabwiye Biden ngo arambwira ati rero Biden gutingana jewe urumva baraje kumfatira mbarigo abati nta kibazo gutingana jewe ndabyemera ariko wowe uraba umugore nje umugabo ngutinge niba ari byiza ukanabyemera sha ndabwira igihugu cyose gitingane kandi ida nabati mwira barako jagwa
uyu munyagwa uje kungerageza ariko noneho ugasanga aba bagabo bari kugenda bakabeshya bakazana amafaranga gusa bakwiza ibyaha mu bantu ni bizira ariko pastor w'ibyita ibyaha ako reka manze nyirebera iri jambo riri hano mu Barewi ibice 18 ku murongo wa 22 haravuga ngo ntugatinge abagabo ni ikizira subiramo iryo jambo kandi subiremo urumva ntugatinge abagabo ni ikizira shira kuri charge shira kuri charge telefone none asoma ijambo ry'Imana urakumva ntugatinge abagabo ni ikizira uwitwa Diomaye Faye ni perezida wa Senegal cyane ariko itangazo ryatangajwe na minisitiri w'intebe hanyuma neza atanga itangazo ariko mbere ya byose itangazo yatanze ndaje ndibabwire katoya turebe Senegal ni iki nyuma y'Ubugande Senegal ugiye kureba buriya Robert hari ibihugu biba bihari navuga ngo byashizweho hari ariko biri muri gahunda rimwe na rimwe twavuga y'Imana yego tukatuvuga gutyo gahunda y'Imana ariko no ibintu byayo n'Imana bibamo bura no mu bantu abantu bamaze babyumva isi yose abantu si abahanuzi yego siko biri abapasiteri bose batuye mu isi ntago ari abahanuzi yego harimo abapasiteri bakora satani hari n'abakorera Imana ibyo tuba tubyemeranyweho abapasiteri bose sibazaje mu ijuru yego abaprofeta bose ku isi ntago ko bazajya mu ijuru ababishop bose wapi hari abamaze gucibwaho iteka uko neza hari abahanuzi bamaze gucibwaho iteka hanyuma neza yego mwese ijambo ry'Imana siko bivuga ndavuga ngo abavuga ngo mwami bose abaririmbyi mwese muririmba siko muzajya mu ijuru korari mwese harimo baki impamvu nuzuzira ijambo ryawe nk'ubu nk'hano iwacu ikintu cy'ubutinganyi ubona abantu barabaye cwe abapasiteri baracecetse ntushatse kuvuga cwe reka nk'urugero ntabwo wabonye mu rusengero Nyarugenge idarapo amadarapo azamuka narabibonye none se abapasiteri bumvise bake bavugaho baracecetse icyo bagifuzeho Senegal rero none se nk'igihugu cy'Imana kuri Senegal Anglikane ntabwo ariyo mu Rwanda yego ku isi yose ntiyamaze kubyemeza yego baravuze wapi Senegal ariko Anglikane yo mu Rwanda yaravuze ati nitandukanyije n'aba bantu ariko bazayitenga bazakorera heza ko bazayakana ibyangombwa izahindura izina ubwo nayo yitwa irindi nubwo yitandukanije nabo ariko ubwo bazayitenga izasa kwindura iki izina ariko mbabaze we Senegal n'abasilamu nguyu Diomaye ni umusilamu na minisitiri w'intebe nawe yambaye ingofero y'abasilamu ni abasilamu ndetse ibi ni iki abasilamu baturusha ubwenge nk'abakristo rero bambara bakikwiza yego mu gihe abandi baba bambaye beyura wihe bujye uzarebe beyura wihe urayizi pastor ni bwa bujipo umugore ngo yahennye kibonko umukarana aravuga ati nubwo uri wa general ariko ndakora aho gishaka mbizi muhereye inyuma ngo yagiye kugura yunamye inyanya arunama beyura wihe umukarani ngo arareba aravuga ati sha ahaho nubwo uri wa general ngo yarebye n'imbere abona nta gashumi karimo araza bati kankwereke ngo abandi baratwikira bati ngo barakubise barakurura bati oya sewe mbonye ibintu biraha iyi sahani umuntu yazanye ngomba kuyiha babyita ngo ni imboga zizanye ni beyura wihe beyura wihe rero ni ubujipo bw'ubusa mwambaye mu muhanda mwambaye ubusa abagore n'abakobwa mwe cyane urumva uzareba ibihugu by'abasilamu siko biri ubu ngubu wari uzi nka Dubai si mu gisibo ntakurangura kuri yo ntako birebye abantu babyina bakaceza ngo bari gusenga babeshya wapi ni ibinyoma hanyuma rero Senegal
ni igihugu gifite demokarasi ndetse ikomeye nk'iyacu hano mu Rwanda. aho umuyobozi yarangije manda ye, yego siko biri, avaho hakajya wundi. yego anyuma neza neza, icyo ni kimwe, nta nduru. icya kabiri, mbega Senegal igira amatora meza nk'aya hano mu Rwanda, ku buryo usanga ibintu byabo biri byonorganize, onorganize ku murongo. anyuma neza, yego nuko nguko. donc rero Senegal ejo bundi bajya gukina ni kani, yego ni kani, ariko cyashaka igikombe cy'Isira, ni cy'Afrika, ikisi bakigiyemo nabwo ku giceri, ku bintu meza nk'igiceri kabisa. ejo bundi batwara igikombe iyitwa Maroc, naho habaye igitangaza. yego bishaka kwereka ko aba bantu baba basenga Imana, basenga yabo yego bayifata nk'Imana ishobora byose. buriya kambwiye Roba, uzi guha Imana agaciro ni uguhagarara ku mahame y'Imana. yego ubundi ko guha Imana agaciro, guha Imana agaciro. buriya reka mbwire, hari abantu baza bakishacarika bakigira beza, ukumva bakigira abamarayika, ariko nta batari abamarayika. wabareba imirimo yabo, wareba imigenzereze yabo, cyangwa se uburyo Imana yabo ipfapfana bakayiceceka. Kamuha urugero, ugira ngo ugiye Dubai bakafata wasinze gusa inzoga zirahari, ariko bazinywera baba ngo uyinyweraho unyure mu muhanda w'abayisilamu utasinze. yego urumva, ntabwo bakubujije kunywa inzoga, ntabwo bazikubujije, ariko wiza n'ikintu kitwa ariko wiza ubusinzi ngo ujye kubwerekana. yego ntibakubujije ubusambanyi, ariko ujya gusambana ngo wirirwa wambaye ubusa. yego bwa manchebure Dubai nabo bayo izi manchebure bwo bambaye hano i Kigali, mbona bazita beyura wihe, zabeyura wihe. ngo hari umugore, urumva, reka twiganire. urumva, ngo hari umugore yari afite umwana w'umukobwa yiga mu kigo cy'abamasera hano. noneho abamasera uko bagira amategeko yo kwambara bakikwiza, kubita ihuku, bazi ntabwo ni kubita ihuku, cyangwa ntumiteho umukiza, y'amajipo maremare. yego umukobwa rero yabonye iwabo, araca ruhinga nyuma ayijyana ku mutayeri, arakata ageza kuri beyura wihe. batera ingoma yati wa mukobwa we, warasaze. yewe nta kindi mvugana nawe, ndahamagara mama wawe. yego ngo abahamagaye telefone kuri nyina. mama waza mu Yagatera, aza mu modoka itabonana, za zindi baba barakuye Dubai, zimwe z'imiriro zajobo. mwagegerayo, yego maze yakimubona mwakubitwa n'inkuba. bazara bati rero umwana ni muzima, ntacyo mvugana nawe, umwana ni muzima. ngo madamu yishyira hasohote wowe maze amanse, baba bafite rero ukuntu biryagagura, bavuga ukuntu manse aramutse manse ngo araceceka, arumirwa yikorera amaboko, ajya muri ofisi. arabati rero madamu, ibyo nari guhamagariye ntacyo ndibukubwire, umwana ararengana. twara umwana wawe, none fata umwana wawe umujyane, wabona ishuri muhwanyije nawe, kuko wangu none yaje yambaye ikintu kimeze nk'ikariso ijipo. pastor, buriya hari ahantu hano mu Gisimenti, bizi ko ku ishuri ni haruguru yaho, ndabibona. uragenda ukabona umuntu w'umukobwa cyangwa w'umugore wambaye ubusa, yakujijishije, uramuzi. ejobundi hari ubona wenda hari ku rusengero iwacu, kubera ko yagiye mu bintu bitari ibye, yagiye yitereka cya gicupa cya mukristo wari wararenganye, urakizi, cya gifanta bagita ngo ni mukristo wari wararenganye, sibyo? akicaye ariko yaje gutega. anyumvira, urumva mu mutwe we ntago arakira, umva we aracyari umukristo, ntago arakira ko agiye gutega. yego gusasa nabo, ariko acyashaka kunywa fanta. aha rero mpavugiye iki, uyu munsi abantu benshi ntabwo bajya bamenya ko icyaha cy'ubutinganyi ari ikizira mu maso y'abantu no mu mitekerereze yabo, kandi kikaba n'ikizira mu maso y'Imana. mu maso y'Imana ni ikizira, kikaba n'ibintu binuka.
baretse gato rero wumva Senegal bakimara kwibona barabati twebwe dufashe itegeko turaritoye tutitaye ku banyamerika tutitaye ku Barusiya Abashinwa tutitaye ku Bashinwa Abafaransa tutitaye kuri amafaranga mubeshesha Afrika muduhakishije tutitaye kuri amafaranga muza ngo tubahakweho yego ukumva tutitaye kuri ubwo busa bwanyu yego twebwe turabirabura ariko bihagazeho icambere bazi Imana yego urukumva akubara Yesu ngo avukira muri Afrika Yesu se we yahungiye muri Afrika ako baza ngo yavukiye hano niwe yahungiye Isiraheli yavukiye Isiraheli Yerusalemu i Bethlehem inkomoko ye ntawamenya tugiye muri siyansi baba bavuga ko ari hano muri Afrika siko biriya ariko buriya ntabwo babyemera buriya hari n'abantu bajya bicara bakavuga ngo agakiza ngo kazanywe n'abazungu reka mbabwiye ko agakiza kazanywe na Mariya na nyina na Yesu na Yosefu igihe marayika bavuga ngo nimuhungishe umwana muki muri Egiputa kera iyo Bibiliya yavugaga Egiputa yavugaga Afrika yose yego wabona ari no muri Ethiopia ahungiye cyangwa n'ahandi icyo tuzi ko ahungiye kwa Farawo muri Egiputa muri zira mpire zabo siko biri basi agakiza ntabwo kazanywe n'abazungu icyo tugikureho ariko agakiza kazanywe umutemera Imana ninde basi buriya yankone yari vya Filipo yazaga muri Ethiopia yari ivuye i Yerusalemu ntabwo yazanye agakiza nese nyine baza wumve ubwo dukureho ariko baza wumve yego yavaga muri Ethiopia muri Yerusalemu ijya muri Ethiopia ivuye gusenga Yerusalemu ariko umenye ko iwabo se hari he muri Ethiopia nose mbwira nyine yavaga muri Ethiopia akajya gusenga i Yerusalemu kanyumva neza kandi icyo gihe hari inkuru z'ubutumwa bwiza niyo mpamvu yasomaga umuzingo agashaka ko nabimenye muri uyu muzingo rero yasomaga harimo ijambo rivuga ngo umugabo ntagatingane n'undi mugabo mugenzi we kuko ari ikizira maso y'abantu y'Uwiteka hanyuma rero Senegal bafashe itegeko bati twebwe nka Senegal ntabwo tuzemera umugabo ujya gutingana n'umugabo ariko se ko ari n'umwanda no mu mitekerereze y'abantu akora kabazi ugomba shushanya umuntu mu kibuno cya mugenzi ajya buriya so mwandara ariko abantu no umwanda ko birenze no kuba umwanda ako abantu kuki batubaha n'ubuzima bw'Imana na yego buriya abantu baha ubuzima bw'Imana ariko reka mbwire ariko ikintu maze kubona ari ababikora iki gikombe k'ibizira cyitwa fayiro ya Hepsen umunsi cyaza gusuka mu isi muraza kubona abakomeye bari kwandavura ubuzima mbandavura buriya Robert Imana yego yaravuze ngo ibyo byose murabikora mukaba abakomeye nkabihorera ariko nindangiza kubishyira ahagaragara ku mugaragaro muzambona reka mbwire rero ubu ngubu ibibazo bihari ni uko umuntu basigaye bafite ubwoba abakomeye kandi batuye amategeko umukobwa agiye kuba ati mfite fiyanse banza akagira ubwoba fiyanse wawe ninde ababyeyi abakire fiyanse wawe ninde mufite ikibazo gikomeye fiyanse wawe ninde umwana arava i Burayi yaza avuga ati ngiye kurongorwa ukaba ati mana uwitanga ati mwami ndakuramutsa Mariya 7 ukazitera dawe uri mu ijuru 12 tinyagasana Uwiteka mana umbabarire atabazanye ikinyamabere igeze iki igero amba dukoreshe siribira niribi ariko umuntu utingana na mugenzi we nasugo yaba ari iki ikizira kabirira no kuvuga ngo ariko arabatsiko mbafite kubona nk'abakire n'aba bapasiteri banga kuvuga kuri ibi bintu umunsi umwe nk'abana babo bakazabona bibagwiririye uzi impamvu se kigiye kubagwirirana n'iki abo se nuko bazabategeka gusezeranya bazahera ku bana babo rero none bazahera ku bande
isi iyo waze kubivuga ngo uhamye kandi baravuze ngo nimutamamariza imbere y'abana b'abantu nanjye kwa data sinzabahamiriza imbere ya data. Banyumva neza? Isi iyo wanze kubihamya irabiguhamiriza muzabasezeranya ku mbaraga. Ese amadarapo natangiye kuzamuka ariko buriya mwe yaravuze ngo fata ibuye tera mu gihuru uzabona urebe ikivumbukamo. Yego. Nusanga nta kirimo ukomeze ugende winjire n'ikivumbuka subira inyuma wiruka. Buriya rero reba ryita ibuye urumva rikubise mu gihuru. Bari yari ibuye riri ariko rero reka mubwire abantu bashaka gukora ibyaha cyangwa se babyihore ariko Robert ibi ngibi tuvugira ahangaha ibi tuvugira muri iyi si ureba abantu bagize akarima kabo abantu bafashe isi bagira akarima kabo ariko hari umunsi umwe Imana izafata isi iyizinge nk'urupapuro. Urumva iyizinge muzinga umurago urupapuro irushire ifata isi iyizinge nk'urupapuro ishyira mu mufuka w'ikoti ryayo. Bane se bazahagarara suko ngo nijuru yongera irizinge irishyira mu mufuka w'inyuma ubundi reme isihe bazahagarara abantu bazahagarara umva akanejeje Roba yaravuze muririmbyi ngo nta handi bazahagarara abizera bazahagarara ku masezerano. Yego. Isi ni bizavaho ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano. Nuvuga ngo abizera bazaba bahagaze ku masezerano bayitendekeho. My friend, udafite isezerano abantu bumva amasezerano bakumva ngo inzu, bakumva ngo imodoka, bakumva ngo visa, bakumva ngo ubukwe. Reka dayo ni blessing. Amasezerano ni isezerano rikomeye ry'uko wizeye Kristo Yesu ukaguhisha ubugingo uhoraho ukamwizera nk'umukiza wawe. Hanyuma isezerano rikuru nuko utazataha hano uzataha iwacu ni hehe aho dutegereje umukiza wacu ko azaboneka akava agaturuka tukamureba n'amaso ku maso tukamuhobera. Roba nzanambaye mu rudapfa. Yego. Nimukore ibyo bizira byanyu mukore nari mukomeze mwanduze inzu y'Imana mukomeze muyitwike. Yego. Hano dufite uduhungu twigize nk'utumara. Yego. Nivuga iryo jambo sindangoza nabi. Twimarinze. Twigize nk'utugoryi. Twimarinze. Turimaringa. Dusiga iminwa. Ibyo bintu usiga. Twivugishwa nk'ubuntu. Twivugisha nk'ubumara. Nk'ubucucu. Ukumva? Ntako tuvuze ako muzajya mubona kose kimaringa. Muzamenya ko ari akabwa. Kandi muzajya ko ari akabwa. Sikurumva wowe. Hari uzimanzu tuvuze ko twese bira nikivuga biravuga ngo uragaburira abana banje ibyo uragaburira ibyo kurya simbihimbwa. Bira ni yavuze imbwa naga ari gihe Pastor Shimiye ubundi kenshi umaze kuva ku Mana ubaye imbwa kuko uri mu bazabahanga. Bibiliya iravuga ngo iyo usubiye kubirutsi nk'ingurube iyo uvuye mu gakiza ugasubira ku byaha ngo ubaye nk'ingurube yivuruguta. Abantu basuzugura Imana kugera ku rwego Imana irakuremye ikugira umuntu w'umugabo akubatse gatoro unitesha agaciro reka ngubaze Imana irakuremye urumugore. Ejo nahoze ndi gusoma ahubwo ngo hari umugore mu cye gihugu. Yego. Ni mu Suisse je pense que ni muri Amerika ndaza kureba neza. Ubwo ni kimwe muri ibyo. Ni kimwe muri ibyo. Burayi cyangwa muri Amerika. Ni kimwe muri ibyo. Urakumva? Hanyuma yari umuforomo. Yego. Ahura urumva umuforomo umuntu aramugana kandi yambaye nk'uko wambaye. Yego. Siko biri? Afite ubwanwa ngo bwari bwinshi. Aramusubiza ati monsieur tugufashe gute? Umuntu agiye kumurega kuko mwise monsieur yagomba kumwita miss. Naho hasi yarahinduye arakwataka mwazurama umuri yo panaro yawe namishirimo ko ufite ubwanwa ariko yagitagaza. Uwo muntu ngo baramuhagarika imyaka 5 cyo bongeye baramwakira. Ubonye usubira mu buforomo arabati rero icyo nakuyamo ubwo mwese nzajya mbareba gusa nakubasuhuza nakaraga uzajuza uvure utahe sinamenya ibyo uri byo nibura ikibura buryo sinzi niba nibura ikinyabibiri
kuko abantu ubundi Imana yari yaremye umugabo nibura buryo urasega ngo iki cyo hagati turakita ubundi turacita iki ni ikibura buryo Imana yaremye umugabo sibyo irema umugore yego ariko wo hagati y'umugabo n'umugore ni iki ni ikibura buryo yego siko biri oya ho ibatuka ni ikiremwa kimwana kindi ubwo hari Imana yakiremye ikihe ni Imana ntago nyine wowe warihinduye ahubwo waje gukosora Imana yego siko biri okay numukosozi amusore n'abakosozi muri abakosozi b'Imana abantu mwakosoye Imana turabashuhuje ariko zabatwika ariko ba izabotse Imana yaravuze ngo icyubahiro cyayo nta umuntu numwe izagisangira ugomba kugihabwa usijyeyo irabokeje ariko Imana yanjye none Robert Imana yaremye umugabo irema n'umugore siko biri irema ngo bashyize ku isi mu byare bororoke umugabo n'umugore bororoka gute umugabo ku mugabo bakororoka gute umugore ku mugore bakororoka gute kohororoka umugabo n'umugore ubu wahena mu kibuno cy'umugabo mugenzi wawe ukoherezamo zino ntanga zanyu zikagenda zikaremamo umwana so umwanda kweli ubu umugore yakunama ku wundi akarigata agakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka hanyuma intanga ye ikamuvamo ikajya byakunda ngaho niba mushakashaka nimunavumbura muzabivumbura none ko turebe ko bize science ko ari abahanga mukiga tekinoloji mukiga biology mukagira ubufindo bukaza biology kumwayisesenguye mukayiga biology niye phenomene irimo iza gukora icyo gikorwa yatuma intangangore n'intangangore yindi bihura bikabyara umwana oya ahubwo urukundo rw'umugabo ku mugabo urukundo rw'umugore ku mugore rwitwa ngo iki ko mwize psychology mukaba mwerize complexe dokayine mukiga na Diane zose mukazishyira hariya abahanga ko muhari akanamwe muza kubicurika mukaba mwarize sexology ariko na sexuality oya nta kibazo ngiye magarariye Imana nge na Robert yego ibi ngibi mukora ariko reka mubwire cyatumye babivuga baravuze ngo twebwe nta kibazo bizatubazwe n'abana amaraso yacu baragiye kubyatura nagiye kuvuga ni amaraso bita nibuka ko n'ubundi babyiyaturiye byose ni ahandi barabyiyaturiye nagiye kubyatura ariko nsanga barabyiyaturiyeho ntacyo ndengera ntacyo bitwaye ariko ab'Imana baracyahari n'urufatiro rwabo n'abayivuga rurahari n'urufatiro rwanditsweho ngo Uwiteka azi abe Robert twashuje ikiganiro ngo waririmbye abango bayivuga nabi banayibeshyera bagira inama barekeraho Richard ndagusuhuje Richard we ndagusuhuje Imana iguhumugisha ibyo igenda ikora n'imirimo yayo ndagushuje Richard ndagushimiye cyane nshimiye n'abantu bose mwabanye natwe muri iki kiganiro ibiganiro byacu nakagaruka abo twakomerekeje imitima mwihangane nimwe mwigize inuza ariko imyaka 10 baraje bayirye muri Senegal mwakoze kubana natwe ibiganiro byacu nakagaruka ciao naho bataha